umwana afite ikibazo cya diyabete ubu uyu munsi afite imyaka ingahe? Yayifashwe afite imyaka, nayibonye afite imyaka 4, ubu afite imyaka 11. Amaze imyaka ubwo nimba nibuka ubwo ni imyaka 7 niba ari imibare nkoze mizima. 7 ishize arwaye. Ubwo bambwira yuko ari mujyanye mu bitaro bamupimye basanga ngo ari diyabete afite. Ariko ubwo naravuje narananiwe n'ubukene muri kubona ikibazo umuntu afite guhora mu bitaro buri munsi. Yego. Umwana nawe mujyanye kwa muganga buri kwezi njyamo nka 2. Hamwe no kwizera Imana tuzi ko hari icyo abanyarwanda bagiye gukurikira iki kiganiro, hari icyo bagiye gukora. Buri muntu wese uri bubashe kubona inkuru y'uyu muryango aragira icyo akora. None se Manuel, uretse Manuel irindi zina ryawe ni irihe? Wakwita Niyibizi Manuel? None se umeze utu? Wariye? Kubera iki? Ntabwo ngushaka ibyo batetse. Yes, reka ngusuze ngo ikaze ukurikira Health TV Show aho uri mu bice bitandukanye by'isi, nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi ninje mvuga gake ariko ntago nareka kukubwira aho utameze neza, wizera Imana iri kumwe nawe, izabana nawe kandi byose tubihabwa n'Imana. Nkubwira ngo wihangane nimba utameze neza, nawe umeze neza, ukomeze gusengera abatameze neza kugira ngo bakomeze kuba bafite amahoro mu mitima, kuko icyambere ni amahoro yo mu mutima. Hano imbere yanyu kuri screen murahabona umumama ari kumwe n'umwana. Hari umushuti wanjye yambwiye ko umwana afite ikibazo. Health TV Show n'abantu mudukurikira mutajya mudutenguha, mutajya muhwema ko kubana natwe, tufata umwanzuro wo kuza kumureba kugira ngo batubwire byimbitse ikibazo cy'umwana uko kimeze, imibereho y'uwo mwana, tubashe kugira icyo tukwamufasha mu bushobozi bwacu, n'abadukurikira namwe mu bushobozi bwanyu mubashe kugira icyo mwakora. Reka dutangire dusuhuza uyu mubyeyi atubwire n'ikibazo nuko bimeze muri make. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze mute? Tumeze neza, ni gake gake. Ni gake gake birumvikana. Ariko gira morale noneho nanjye nabuze ngo amahoro yo mu mutima ubundi niyo ya mbere ku muntu utameze neza cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, nicyo cyambere amahoro yo mu mutima. Hari umushuti wanjye twaraganiriye ambwira ko mufite umwana ufite ikibazo, twifuza kuhagera kugira ngo tumurebe, tuganire, tumenye ikibazo uko kimeze, tumenye se bimeze gute, n'uwakenera gutanga ubufasha bimeze gute. Niyo mpamvu nibwo buryo mubonye tubageze izi saha n'amasaha y'isaha ni saa saba muvuye mu mirimo murananiwe, ariko nta kundi. Ubwo mwemeye kutuganiriza mugiye kutubwira muri makeya uko bimeze. Muri make ntangire mbaza kugira ngo n'abanyarwanda badukurikiye baze kumenya ngo ni hehe turi, ni uwuhe muryango turimo, ni uwuhe muryango. Muri make tubwire muri make umuryango n'ahantu turi. Nitwa Margarita Mukakibibi. Yego. Hano turi Karama muri Ngoma. Yego. Ikibazo cy'umwana afite, umwana yafashwe n'uburwayi bwa diyabete afite imyaka 4. Yego. Ubwo bambwira yuko ari mujyanye mu bitaro bamupimye basanga ngo ari diyabete afite. Ariko ubwo naravuje narananiwe n'ubukene muri kubona ikibazo umuntu afite guhora mu bitaro buri munsi. Yego. Umwana nawe mujyanye kwa muganga buri kwezi njyamo nka 2. Ubwo rero umwana ubwo uri kubona gucika intege no kutamuha ibikwiye, nyine nta bushobozi umuntu afite, hakagiye ucitse intege. Umwana afite ikibazo cya diyabete ubu uyu munsi afite imyaka ingahe? Yayifashwe afite imyaka, nayibonye afite imyaka 4, ubu afite imyaka 11. Amaze imyaka ubwo nimba nibuka ubwo ni imyaka 7 niba ari imibare nkoze mizima. 7 ishize arwaye. Hashize imyaka 7 umwana afite ikibazo cya diyabete, buri kwezi ni 2 kwa muganga. Mu muryango mufite umuryango muri rusange mufite abana bangahe? Mfite abana 6. Umwana ni wa kangahe? Umwana ni ibyara rya 4. Mbega mu muryango turi abantu 8 na se na nyina turimo, ariko abana bwite ni 6. Abana 6, umwana we ni wa kangahe? Ni ibyara rya 4. Umwana ni wa 4. Ubwo imbere ye hari 3
hari batatu n'inyuma hari n'inyuma ye babiri. bari babiri. Abana batandatu, umwana ufite ikibazo cy'uburwayi, mubana nabyo gute? ubwo nyine kubana nabyo ni ukujya mu bitaro, abantu babanje kujya banzura kuko aribwo nari ngihunguka mvuye no mu buhungiro, nta bushobozi nari mfite, ariko ubu abantu bamaze no gucika intege nta n'ukinyitaho. Mwari mukiva mu buhungiro? nibwo tugihunguka, twahungutse tuva muri Kongo, umwana afite icyo kibazo cy'uburwayi, njye nzira kuri tarasiferi na Nyanza ya Butare nabayeyo, ndahava barambwira ati wanyu nihe, ndavuga ati wacu ni muri Ngoma, bampa tarasiferi njya ku bitaro bikuru by'Ikibungo. ubwo nyine abayobozi bari baduhungutse bari baducyuye nibo banzanye, ubwo mu kuhava ndavuga ati wacu ni muri Ngoma Ikibungo, babanzanye iwacu mu miryango, ariko uri kubona imiryango iraguharara mu kandi kanya ikaba iraguhararutse nyine kubera ikibazo cyo guhora urwara ntugire ikintu wigezaho. Yego. Utubwiye ko mwavuye ubwo mugera mu Rwanda, mwahageze mwamenye ikibazo mukigera mu Rwanda? Twageze i Mutobo bapimye umwana kuko nari muzanye arwaye, basanga isukari yazamutse cyane, banyoreza mu bitaro i Nyanza, mva i Nyanza nza Ikibungo mu bitaro, ndakomeza rero na nino saha kuva icyo gihe ntagenda aruhuka kujya mu bitaro, n'ubwo buzima ndimo. Urumva ko ni ikibazo kihise kimbenga, akimbwira numvaga ko ari umuntu bimaze igihe kitari kinini cyane, ndetse utuye umaze igihe kinini n'inaha, kuko umwana we nabonye amafoto ye ari mu bitaro, tukabona nyine ni umwana urwaye ubabaje, ariko ikibazo no kuba umuntu yaraturutse no mu buhungiro, ntago abantu babakiriye. Ubwo ndumva yaba ari minisiteri ishinzwe impunzi, kugera uyu munsi nta kintu bakibafasha, nta n'icyo babafashije nyine kubera ko uwo mwana arwaye, njye nari ndi mu bitaro, naje gutyo, ubwo ni uko mbaho, ni uko niberaho nyine, ni uguhora mu bitaro ndwajije n'uyu mwana, ntabwo nshobora no guhinga, nta kintu nkora. Ntabwo mwigeze mugerageza se gutanga ikibazo cyanyu kuri minisiteri bishinzwe cyangwa mu bantu kugira ngo murebe icyo babafasha? Njyewe ikintu bamfashije mpungutse, njye bampaye ubuvugizi bwo kujya mu bitaro by'i Nyanza, mvuyeyo banzana n'Ikibungo, amafaranga banciye muri leta nibo bayishyuye ayo ya mbere kuko nari ntarabona icyiciro. Noneho mariya kubona icyiciro nibwo mujyana hariya ku bitaro bakamwakira, ariko nubwo bamwakira kubera guhora njyayo nta n'ubushobozi mfite, uri kubona ukuntu ndiho. Nubu hari n'igihe umuntu yirwa atariye bitewe kubura n'ubushobozi, bitewe no kubura ubushobozi. Umwana we uyu munsi nubwo yababaye ariko ku bw'amahirwe we aravuga, arabasha kuvuga tukaganira. Manwe bite? Ni byiza waganirije abantu se ukavuga cyane, umvishe ukuntu mama yari ari kuvuga, ngaho tuganiriza, wa muntu ntabwo ari bugende humura, sibyo? None se Manwe, uretse Manuel irindi zina ryawe ni irihe? Wakwita Niyibizi Manuel? None se umeze utubu? Wariye? Kubera iki? Ntabwo ubishaka? Urumva ushaka iki Manwe? Urishakira iki? Urishakira iki? Urishakira ubugari? None se ntabwo ari bwo batetse? Baragutekera nimugoroba cyangwa mu kanya? Ubundi iyo umuntu arwaye ararya kugira ngo akire, sibyo? Umva umeze neza ubu gakeya? Ego Manuel, ubona ko afite imbaraga nkeya, kumuhoza kwa muganga, umwana ufite diyabete. Ese iyo abaganga muri kwa muganga bajya babaha icyizere ko hari igihe kizagera akamera neza, koroherwa? Kwa muganga hari igihe mvugana na dogiteri akambwira ngo umwana ngo afite ikibazo cy'umwijima, ngo n'urwagashya, ngo niyo mpamvu ngo isukari zamuka ngo cyane, mbega bakambwira ibintu nk'ibyo. Mu kandi kanya nkumva nkabona umwana yageze n'igihe aruka n'amaraso, ubwo bivaho abaganga bamwe bakambwira ngo azakira, abandi bakambwira ngo ikibazo cya diyabete, mbega ngo nuko biba bimeze, nkahora muri urwo rusibangabo, mu buhungabangabo rwo guhora ku bitaro gutyo.
imyaka igera kuri 7 urwaje umwana, ubuzima butoroshye aribwo ukigera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cy'amavuko cyawe uvuye mu buhungiro, gutura ahantu waherukaga kera. Nimba wibuka neza mu Rwanda waherukaga ryari mbere yuko naherukaga 94 mu ntambara nyine duhunga. waherukaga ubwo muri jenoside muhunga? Ubwo nari maze imyaka 26 mu buhungiro kuko niho nabyariye abo bana bose uko ari 6. Umaze imyaka 26 mu buhungiro, bivuze ko ni naho washakiye? Ni naho nashakiye. Imyaka ingana gutyo mu buhungiro ukaza muri ibi bibazo, ubuzima bwo kuba muri ibi bihe birumvikana ntabwo bworoshye, ariko nk'uko nahoze mbivuga, Imana ibiri kumwe natwe. Tujye tugira icyizere ko uko byagenda kose hari icyo Imana yakora. Nari nakubajije se, hari umuganga wigeze ukubwira cyangwa hari ahantu mwigeze mugerageza gushakira ubuvuzi nubwo byaba harabuze amafaranga cyangwa iki, bakababwira ko bishoboka ko umwana yavurwa agakira? Kubera ubushobozi buke nta hantu nashatse, kuko ndi no mu bitaro barambwiye ngo banyohereze i Kanombe, bambwiye ngo banyandikire taransiferi, mbura ubushobozi bwo kujyaho kuko barambwiye ngo nitegere. Uri kubona ntiwaburya rimwe ku munsi ngo ubone ubushobozi bwo kujya i Kanombe. Ndababwira ngo njye sinabishobora. Ungeze mbona n'abaganga bari gucika intege, uko ngenda nsubirayo nkabona imiti bamuha n'ubundi niyo bamuha, ikintu bamukorera ni serumu bamanika. Ubwo bageraho bakansezerera ngataha, nagera hano umwana akongera akandembana, ariko ntabwo nigeze nifashisha hanze mbega ngo abantu bamfashe kuko nabonaga ntabishobora. Wari ukitubwira uburyo wagerageje kwivuza babahaye transfer ariko ubushobozi bukaba bukeya. Ese aho ngaho utekereza ko wajya, icyizere kingana gute cy'uko bashobora kumuvura? Nabonye umuntu wamuvura ariko ubushobozi buba bukeya, sinabona ukuntu ngenda. Ubushobozi ahangaha ubushobozi buvugwa ni ubushobozi direct bumeze gute? Nyine ubushobozi nabuze ni ukubera nk'ubu ngubu uri kubona hari igihe wabona wenda nk'umuntu wamwemereye kumuvura, nabonye ntabonye ukuntu kumugeraho nayo kwishyura imiti. Ibyo byose ni ubushobozi busabwa kugira ngo Manuel avurwe akire. Ukaba uyu munsi, ese ntabwo urongera kugerageza nk'uko nahoze kare kubaza abantu bo muri minisiteri, babandi babazanye bakabageza i Kibungo, ngo wongere byibuze ubabwire cyangwa ubwire leta ko ikibazo kimeze babafashe? Ikibazo narakibabwiye, bagiye kunsubiza barambwira ngo kuva nanageze mu Rwanda iwacu kuri kavukire ngo bakaba baramuhaye icyiciro, ngo nta kindi kintu bamufasha, ngo ni ukujya mujyana hari i Kibungo. Ubu ngubu nta kindi bamufasha, ni ukujya i Kibungo ku bitaro kugira ngo avurwe. Ntibyoroshye, ariko hamwe n'Imana, hamwe n'abanyarwanda badukurikira hano kuri Health TV Show, birashoboka ko ndabizi neza abantu badukurikira bagira umutima wo gufasha. Dushobora gutangira ntitubone amafaranga yo kumuvuza by'ako kanya byihuse, ariko kurya byo bigashoboka ko byaboneka mu gihe muri kwa muganga. Manuel, none se Manuel, ariko ngwino unyegere, ngwino hano, ntabwo rukuze, ngwino umbwire. Ngaho reba bariya abantu ubaganiriza, sibyo? Bambwiye ngo uzi kuganira, ngaho baganiriza. Ngaho bwira abanyarwanda, babwire ikintu ushaka. Ikintu nshaka? Urashaka iki? Icyo gukora cyo kurya. None se kugira ngo ukire, urumva udashaka gukira se? Nshaka gukira. Ushaka gukira? None se uba wumva umeze ute? Mba kumva imbaraga ari nkeya. Wumva mu mubiri imbaraga ari nkeya? Uheruka kwa muganga ryari Manuel? Ntabwo mbyibuka. Ntabwo ubyibuka? Mu kwa 8. We aheruka mu kwa 8? Ejo bundi twavuye ku itariki 9. Ku
itariki 9 z'ukwa munani mwari Nahereye muri mu kwa kane navuye ejo bundi ku itariki 9 wagiye mu kwa kane uvuye ku itariki 9 z'ukwa munani. urumva ni amezi ane hafi ane yose uri kwa Baransezeraga muganga. nagera hano n'ubundi nkamusubizayo nk'aharaye nijoro rimwe. Bisobanuye ko abanyarwanda badukurikira, wowe ukurikira Healers TV Show, wowe ubana natwe ukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, nyemerera ngusabe iki kintu, ngusabe uyu mwana imyaka 11 ni imyaka mike ku mwana mutoya gutya ugifite, ubona ko afite ejo hazaza. Ni umwana ukwiriye gufashwa, ni umwana ukwiriye gufashwa. Wowe ufite uko ubashije kuba wamufasha, wowe ushoboye gusakaza inkuru y'uyu mwana Emmanuel ufite ikibazo cy'uburwayi amaranye imyaka igera kuri 7, cyagaragaye afite imyaka 4, ariko uyu munsi nshobora kukubwira ko ari imyaka 4 cyagaragaye ikabirenga. Reka ngusabe nciye bugufi, uyu mwana akeneye ubufasha, akeneye gufashwa, akeneye njyewe, akeneye wowe, akeneye buri wese ufite umutima wo gufasha, ngo umufashe mu buryo bwose bushoboka. Umubyeyi we arakubwira ko bagize amahirwe yo kubona umuganga uzabafasha mu buvuzi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bishoboje. N'umuryango nk'uko yabivuze utamaze n'igihe kinini mu Rwanda, bafite ibibazo byinshi byo mu muryango, ndetse n'uyu mwana ufite ikibazo cy'uburwayi nawe akwiye gufashwa nk'abandi bana akagira ubuzima bwiza. Ndagusabye wowe ukurikira ibiganiro byacu, wowe ukurikira Healers TV Show, nta byinshi mfite, kenshi njya mbura amagambo yo kuvuga, nta byinshi mfite byo kuvuga, ntanabeshye mu kuri nabuze icyo mbaza uyu mubyeyi, kuko umuntu ufite ikibazo nk'iki ngiki nahise nishyira mu mwanya w'umuntu umara amezi agera kuri 4 mu bitaro, afite abana, umuryango w'abana bagera kuri 5 asize mu rugo. Ntabwo biba byoroshye, ariko ndagusabye wowe ufite umutima wo gufasha, mbisubiremo ndakwinginze, sharing ikiganiro cy'umwana Emmanuel, sharinga, cyangwa wowe ufite icyo wabafasha baraza kuduha nimero, turazishyira ku kiganiro hasi, ndetse tunazivuge mu kiganiro, kugira ngo wowe udukurikira, wowe ufite umutima wo gufasha, ukore iyo bwabaga, ukore icyo ushoboye, icyo umutima wawe ukwemeza gukora kuri uyu muryango, kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Icyo wakora cyose dufatanyije byose birashoboka ko uyu mwana yabona ubuvugizi, yabona ubuvuzi bw'ibanze, umuryango ugakomeza kubaho, kandi n'uyu mwana agakomeza kumera neza. N'umwana witonda, n'umwana twaganiriye inyuma yo kujya kuri kamera, Pritobwo imbere ya kamera, yanganirije byinshi. N'umwana wumva afite ubwenge, n'umwana wumva afite ejo hazaza, arakubwira ngo ndumva nifuza nanjye kumera neza. N'umwana wifuza kumera neza, nawe hari icyo wakora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza. Manuel, ujya usenga? Kubera iki? Kubera icyo utabizi? Mama ajya kwigisha gusenga, sibyo? Byose biva mu gusenga. Vuga ngo byose biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga, sibyo? Kandi twizeye ko Imana izagukiza, sibyo? Twizeye ko Imana izagukiza ukaba umuntu w'umugabo. Nukura uba wumva uzaba iki? Nukura? Ntabwo urabimenya kubera ko wirwariye. Yego disi, sibyo? Ariko uzakira umere neza, sibyo? Yego. Ngagenda wongere wicare hariya, sibyo? Ubundi tuganirize mama atubwire ukuntu uzafashwa ukavuzwa, sibyo? Yego mama, nyine njye bijya bindenga kenshi, amarangamutima yanjye aba hafi, ariko biba bibabaje, sibyo? Biba bibabaje, ariko byose nk'uko nabivuze bizakunda. Uburyo rero bwo kubafasha kugira ngo twihute, uburyo bwo kubafasha, uburyo umuntu wese bushoboka yabafashamo, mwumva yabafasha icyo umuntu wifuza kubafasha. Njyewe icya mbere nifuza ko bamfasha
ni uko nabona nk'umuntu wamfasha nyine akita ku mwana, umwana akaba muzima agakira, akavuzwa. nicyo cya mbere. Umuganga yarabonetse, ubwo ikibura ni uburyo bwo kumugeraho n'uburyo bw'imibereho ye n'amafaranga yo guha umuganga ku miti. Ikindi bamfasha, namwe muri kubona kujya mu bitaro ugasiga aba bana nta kintu uba ufite uheraho, nta kintu uba ufite. Urigendeye manwe? Urigendeye? Uganira na voice. Ngaho ugenda uba ugiye, ngaho uba wigendeye. Kose imbaraga zawe zikwemera kuba wigendeye. Yego umwana agiye kuryama nyine imbaraga ziba zibaye nkeya buriya. Niko umubiri umera. Yego wari ukitubwira uburyo wafashwa. Nyine ikintu mwamfasha, uri kubona nawe kuba umuntu ahungutse nta kintu afite aheraho, kandi afite n'abo bana n'abandi ni n'abanyeshuri. Hari n'igihe no ku ishuri baba bari kumbaza ati abana bishyurire, nkabura ubushobozi. Kandi abana kuba bafite ubwenge bose babaga ba mbere ku ishuri, ariko nta bushobozi mfite. Ubwo nyine abagufasha nibo bamenye icyo bagufasha. None se uvuze ku kintu cyo kwiga, Manuel ariga? Manuel rero ntabwo yiga, ariko abandi bose bariga. Birababaje kuba umwana ufite imyaka nk'iya Manuel wumva n'ibintu aba aganira nk'umuntu mukuru atiga. Birababaje cyane ndetse cyane. Agifatwa n'ubwo burwayi yari atangiye kwiga muri garidemu, yabaye uwa mbere. Nibwo yatangiye kuza yinyaraguraho, bamupimye nyine basanga afite icyo kibazo cya diyabete. Kuva icyo gihe ntiyongeye gusubira ku ishuri. Ariko dufite icyizere ko byose birashoboka, ko yamera neza. Reka no two kujya mu bintu byinshi kugira ngo n'abantu badukurikiye batarambirwa, duhite tuvuga uburyo n'ahantu umuntu ufite nk'ubufasha, ukeneye kubavugisha, ukeneye kumenya imibereho kugira ngo agire icyo abafasha mu muryango, yabigenza gute? Yanyura he, mu zihe nzira? Ubu ngubu njyewe mfite telefone. Yego. Ari ushoboye kugira ikintu yamfasha yabanza akampamagara. Yego. Nimero zawe kugira ngo baze kugira. Nimero zanjye za telefone? Yego. Ni 07 8 036 54 2. Zisubiremo kugira ngo bazumve. Ni 07 8. Yego. 07 8 Yego. 36. Yego. 54 2. Ni 07 8 0 36 54 2. Umuntu ufite icyo yafasha cyangwa icyo akeneye kuvugisha umuryango, ni umuryango ukeneye ko twebwe abanyarwanda tuwuba hafi, yahamagara iyi nimero 07 0 36 54 02. Yego. Rwose nuhamagara iyi nimero uzaba uri kuvugisha umubyeyi wa Emmanuel kuri Margarita Mukakibi. Margarita kuri telefone nayo ibaruyeho. Nijya ibaruyeho. Niwo ibaruyeho, n'uwashaka kohereza amafaranga yacisha kuri iriya nimero. Nta kibazo. Murakoze cyane Margarita. Mubyeyi ukomeze kwihangana. Biragoye kubana n'umwana ufite ikibazo, kandi ikibazo nta n'ubushobozi, ariko hamwe no kwizera Imana tuzi ko hari icyo abanyarwanda bagiye gukurikira iki kiganiro, hari icyo bagiye gukora. Buri muntu wese uri bubashe kubona inkuru y'uyu muryango aragira icyo akora. Reka nshimire abanyarwanda badukurikiye. Rwose wimugora yarananiwe, aratubwira ngo agiye kwiryamira. Bimugora. Yego, umuntu wese uri bubashe gukurikira inkuru y'umwana, inkuru y'umuryango, ndagusabye iyi nimero ngenda yisubiramo. Ni 07 0 36 5 4 02. Ubufasha bwawe uko bwaba bungana kose buremewe ku muryango. Kubahamagara, kubaba hafi, byose biremewe kugira ngo dufashe uyu mwana, dufashe uyu muryango, tubafashe kugira ngo umwana agire ejo heza hazaza, ndetse n'umuryango muri rusange. Abana abandi 5 basigaye nabo babashe kubona uburyo bwo kwiga, babashe kubaho batabwiriwe, bataburara. Buri muntu wese arabizi ko ikintu cya mbere kiryana ni inzara. Nshuti yanjye, fasha uyu muryango, nawe Imana izaguha umugisha.
nta kindi njye nakubwira, nta kindi twebwe twaguha. Wowe ufite icyo wakorera uyu muryango gikore, kugira ngo ugikore Imana iguhe umugisha kubwo igikorwa wowe waba wakoze cyangwa ukoze. Ndagushimiye wowe wadukurikiye. Nimero z'uyu mubyeyi urazisanga ku kiganiro hasi, ibaruye telefone ye ibaruye kuri Marigarita Mukakibibi. Rwose icyo wakora cyose, icyo ugomba gukorera umuryango ni ukubafasha, nta kindi. Ukeneye ko tuwuba hafi nk'abanyarwanda kandi nk'umutima wacu dusanganywe. Wakoze kubana natwe kuri Health TV Show. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Mwakoze kubana natwe mama. namwe mwakoze. Tuzagaruka kureba uko umwana ameze, tuzagaruka kureba ko icyakozwe kugira ngo umwana avuzwe. Ni karibu muzagaruka. Kandi tuzishimira kubona Emmanuel noneho tuganira yishimye, atatubwira ko ameze nabi mu mubiri. Yes, reka ngusoze ngo ikaze ukurikira Health TV Show aho uri mu bice bitandukanye by'isi, nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi ninje mvuga gake, ariko ntago nareka kukubwira wowe utameze neza, wizere Imana iri kumwe nawe, izabana nawe kandi byose tubihabwa n'Imana. Nkubwira ngo wihangane nimba utameze neza, nawe umeze neza, ukomeze gusengera abatameze neza kugira ngo bakomeze kuba bafite amahoro mu mitima, kuko icyambere ni amahoro yo mu mutima. Hano imbere yanyu kuri screen murahabona umumama ari kumwe n'umwana. Hari umushuti wanjye yambwiye ko umwana afite ikibazo. Health TV Show n'abantu mudukurikira, mutajya mudutenguha, mutajya muhwema ko kubana natwe. Tufata umwanzuro wo kuza kumureba kugira ngo batubwire byimbitse ikibazo cy'umwana uko kimeze, imibereho y'uwo mwana, tubashe kugira icyo tukwamufasha mu bushobozi bwacu, n'abadukurikira namwe mu bushobozi bwanyu mubashe kugira icyo mwakora. Reka dutangire dusuhuza uyu mubyeyi, atubwire n'ikibazo n'uko bimeze muri make. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze mute? Meze neza, ni gake gake. Ni gake gake, birumvikana. Ariko gira morale noneho, ntajya nabuze ngo amahoro yo mu mutima ubundi niyo ya mbere ku muntu utameze neza cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, nicyo cya mbere, amahoro yo mu mutima. Hari umushuti wanjye twaraganiriye ambwira ko mufite umwana ufite ikibazo, twifuza kuhagera kugira ngo tumurebe, tuganire, tumenye ikibazo uko kimeze, tumenye se bimeze gute, n'uwakenera gutanga ubufasha bimeze gute. Niyo mpamvu nibwo buryo mubonye tubageze izi saha n'amasaha y'isaha ni saa saba muvuye mu mirimo murananiwe, ariko nta kundi. Ubwo mwemeye kutuganiriza, mugiye kutubwira muri makeya uko bimeze. Muri make ntangire mbaza kugira ngo n'abanyarwanda badukurikiye baze kumenya ngo ni hehe turi, ni uwuhe muryango turimo, ni uwuhe muryango. Muri make tubwire muri make umuryango n'ahantu turi. Nitwa Marigarita Mukakibibi. Yego. Hano turi Karama muri Ngoma. Yego. Ikibazo cy'umwana afite, umwana yafashwe n'uburwayi bwa diabete afite imyaka 4. Yego. Ubwo bambwira yuko ari nimujyanye mu bitaro, bamupimye basanga ngo ari diabete afite. Ariko ubwo naravuje, narananiwe n'ubukene, muri kubona ikibazo umuntu afite, guhora mu bitaro buri munsi. Yego. Umwana nawe yamujyanye kwa muganga buri kwezi njyamo nka 2. Ubwo rero umwana ubwo uri kubona gucika intege no kutamuha ibikwiye, nyine nta bushobozi umuntu afite, hakagiye ucitse intege. Umwana afite ikibazo cya diabete, ubu uyu munsi afite imyaka ingahe? Yayifashwe afite imyaka, nayibonye afite imyaka 4, ubu afite imyaka 11. Amaze imyaka, ubwo nimba nibuka, ubwo ni imyaka 7 niba ari imibare nkoze mizima. Ishize arwaye. Hashize imyaka 7 umwana afite ikibazo cya diabete, buri kwezi ni 2 kwa muganga. Mu muryango mufite umuryango muri rusange, mufite abana bangahe? Mfite abana 6. Umwana ni wa kangahe? Umwana ni ibyara rya 4, mbega mu muryango turi abantu 8 na se na nyina turimo, ariko abana bwite ni 6. Abana 6, umwana we ni wa kangahe? Ni ibyara rya 4. Umwana ni wa 4. Ubwo imbere ye hari 3, hari 3 n'inyuma hari 2. Abana 6, umwana ufite ikibazo cy'uburwayi, mubana nabyo gute? Ubwo nyine kubana nabyo ni kujya mu bitaro, abantu babanje kujya banzura, kuko aribwo nari ngihunguka mvuye no mu buhungiro,
nta bushobozi nari mfite ariko ubu abantu bamaze no gucika intege nta n'ukinyitaho. mwari mukiva mu buhungiro nibwo tugihunguka twahungutse tuva muri Kongo umwana afite icyo kibazo cy'uburwayi njye nzira kuri tarasiferi na Nyanza ya Butare nabayeyo ndahava barambwira ati wanyu niye ndavuga ati wacu ni muri Ngoma bampa tarasiferi njya za ku bitaro bikuru by'Ikibungo ubwo nyine abayobozi bari duhungutse bari baducyuye nibo banzanye ubwo mu kwava ndavuga ati wacu ni muri Ngoma Ikibungo babanzanye iwacu mu miryango ariko uri kubona imiryango iraguharara mu kandi kanya ikabira guhararutse nyine kubera ikibazo cyo guhora urwara ntugire ikintu wigezaho. yego utubwiye ko mwavuye ubwo mugera mu Rwanda mwahageze mwamenye ikibazo mukigera mu Rwanda. Twageze i Mutobo bapimye umwana kuko nari muzanye arwaye basanga isukari yazamutse cyane banyoreza mu bitaro i Nyanza mva i Nyanza nza Ikibungo mu bitaro ndakomeza rero na nino saha kuva icyo gihe ntagenda aruhuka kujya mu bitaro n'ubwo buzima ndimo. Urumva ko ni ikibazo kihise kimbenga akimbwira numvaga ko ari umuntu bimaze igihe kitari kinini cyane ndetse utuye maze igihe kinini ninaha kuko umwana we nabonye amafoto ye ari mu bitaro tukabona nyine ni umwana urwaye ubabaje ariko ikibazo no kuba umuntu yaraturutse no mu buhungiro ntago abantu babakiriye ubwo ndumva yaba ari minisiteri ishinzwe impunzi kugera uyu munsi nta kintu bakibafasha nta n'icyo babafashije nyine kubera ko uwo mwana arwaye njye nari ndi mu bitaro naje gutyo ubwo nuko mbaho nuko niberaho nyine nuguhora mu bitaro ndwajije n'uyu mwana ntabwo nshobora no guhinga nta kintu nkora. Ntabwo mwigeze mugerageza se gutanga ikibazo cyanyu kuri minisiteri bishinzwe cyangwa mu bantu kugira ngo murebe icyo babafasha? Njyewe ikintu bamfashije mpungutse njye bampaye ubuvugizi bwo kujya mu bitaro by'i Nyanza mvuyeyo banzana n'Ikibungo amafaranga banciye muri leta nibo bayishyuye ayo ya mbere kuko nari ntarabona icyiciro noneho mariya kubona icyiciro nibwo mujyana hariya ku bitaro bakamwakira ariko nubwo bamwakira kubera guhora njyayo nta n'ubushobozi mfite uri kubona ukuntu ndiho nubu hari n'igihe umuntu yirwa atariye bitewe no kubura ubushobozi umwana we uyu munsi nubwo yababaye ariko kubw'amahirwe we aravuga arabasha kuvuga tukaganira. Manwe bite ni byiza waganirije abantu se ukavuga cyane umvise ukuntu mama yari ari kuvuga ngaho tuganiriza wa muntu ntabwo ari bugende humura sibyo? None se Manwe uretse Manuel irindi zina ryawe ni irihe? Wakwita Niyibizi Manuel? None se umeze utubu wariye kubera iki? Ntabwo ubishaka urumva ushaka iki Manwe? Urishakira iki? Urishakira ubugari? None se ntabwo ari bwo batetse? Barabugutekera nimugoroba cyangwa mu kanya? Ubundi iyo umuntu arwaye ararya kugira ngo akire sibyo? Umva umeze neza ubu gakeya? Ego Manuel ubona ko afite imbaraga nkeya kumuhoza kwa muganga umwana ufite diyabete ese iyo abaganga muri kwa muganga bajya babaha icyizere ko hari igihe kizagera akamera neza koroherwa? Kwa muganga hari igihe mvugana na dogiteri akambwira ngo umwana ngo afite ikibazo cy'umwijima ngo n'urwagashya ngo niyo mpamvu isukari zamuka ngo cyane mbega bakambwira ibintu nk'ibyo mu kandi kanya nkumva nkabona umwana yageze n'igihe aruka n'amaraso ubwo bivaho abaganga bamwe bakambwira ngo azakira abandi bakambwira ngo ikibazo cya diyabete mbega ngo nuko biba bimeze nkahora muri urwo rusibangabo mu buhungabangabo bwo guhora ku bitaro gutyo. Imyaka igera kuri 7 urwaje umwana ubuzima butoroshye aribwo ukigera mu gihugu cy'u Rwanda cy'amavuko cyawe uvuye mu buhungiro
gutura ahantu waherukaga kera, nimba wibuka neza mu Rwanda waherukaga ryari mbere yuko narorokaga 94 mu ntambara nyine duhunga. waherukaga ubwo muri jenoside muhunga? Ubwo nari maze imyaka 26 mu buhungiro kuko niho nabyariye abo bana bose uko ari 6. Umaze imyaka 26 mu buhungiro, bivuze ko ni naho washakiye? Ni naho nashakiye. Imyaka ingana gutyo mu buhungiro ukaza muri ibi bibazo, ubuzima bwo kuba muri ibi bihe birumvikana ntabwo bworoshye, ariko nk'uko nahoze mbivuga, Imana iba iri kumwe natwe. Tujye tugira icyizere ko uko byagenda kose hari icyo Imana yakora. Nari nakubajije se, hari umuganga wigeze ukubwira cyangwa hari ahantu mwigeze mugerageza gushakira ubuvuzi nubwo byaba harabuze amafaranga cyangwa iki, bakababwira ko bishoboka ko umwana yavurwa agakira? Kubera ubushobozi buke nta hantu nashatse, kuko ndi no mu bitaro barambwiye ngo banyohereze i Kanombe, bambwiye ngo banyandikire taransiferi, mbura ubushobozi bwo kujyaho kuko barambwiye ngo nitegere. Uri kubona ntiwabura ijya rimwe ku munsi ngo ubone ubushobozi bwo kujya i Kanombe. Ndababwira ngo njye sinabishobora. Ngeze aho mbona n'abaganga bari gucika intege, uko ngenda nsubirayo nkabona imiti bamuha n'ubundi niyo bamuha, ikintu bamukorera ni serumu bamanika. Ubwo bageraho bakansezerera ngataha, nagera hano umwana akongera akandembana, ariko ntabwo nigeze nifashisha hanze mbega ngo abantu bamfashe kuko nabonaga ntabishobora. Wari ukitubwira uburyo wagerageje kwiga bahaye transfer ariko ubushobozi bukaba bukeya. Ese aho ngaho utekereza ko wajya, icyizere kingana gute cy'uko bashobora kumenya? Nimubonye umuntu wamuvura ariko ubushobozi buba bukeya, sinabona ukuntu ngenda. Ubushobozi ahangaha, ubushobozi buvugwa ni ubushobozi direct bumeze gute? Nyine ubushobozi nabuze ni ukubera nk'ubu ngubu uri kubona hari igihe wabona wenda nk'umuntu wamwemereye kumuvura, nabonye ntabonye ukuntu kumugeraho nayo kwishyura imiti. Ibyo byose ni ubushobozi busabwa kugira ngo Manuel avurwe akire. Ukaba uyu munsi, ese ntabwo urongera kugerageza nk'uko nahoze kare kubaza abantu bo muri minisiteri, babandi babazanye bakabageza i Kibungo, ngo wongere byibuze ubabwire cyangwa ubwire leta ko ikibazo kimeze babafashe? Ikibazo narakibabwiye, bagiye kunsubiza barambwira ngo kuva nanageze mu Rwanda iwacu kuri kavukire ngo bakaba baramuhaye icyiciro, ngo nta kindi kintu bamufasha, ngo ni ukujya mujyana hari i Kibungo. Ubu ngubu nta kindi bamufasha, ni ukujya i Kibungo ku bitaro kugira ngo avurwe. Ntibyoroshye, ariko hamwe n'Imana, hamwe n'abanyarwanda badukurikira hano kuri Health TV Show, birashoboka ko ndabizi neza abantu badukurikira bagira umutima wo gufasha. Dushobora gutangira ntitubone amafaranga yo kumuvuza by'ako kanya byihuse, ariko kurya byo bigashoboka ko byaboneka mu gihe muri kwa muganga. Manwe, none se Manwe, ariko ngwino unyegere, ngwino hano ntabwo rukuze, ngwino umbwire. Ngaho ureba bariya abantu ubaganirize, sibyo? Bambwiye ngo uzi kuganira, ngaho baganirize. Ngaho bwira abanyarwanda, babwire ikintu ushaka. Ikintu nshaka? Urashaka iki? Icyo gukora cyo kurya. None se kugira ngo ukire, urumva udashaka gukira se? Nshaka gukira. Ushaka gukira? None se uba wumva umeze ute? Mba kumva imbaraga ari nkeya. Wumva mu mubiri imbaraga ari nkeya? Uheruka kwa muganga ryari Manwe? Ntabwo mbyibuka. Ntabwo ubyibuka? Mu kwa munani. Aheruka mu kwa munani? Ejo bundi twavuye ku itariki 9. Ku itariki 9 z'ukwa munani mwari muri? Mu kwa 4 navuye ejo bundi ku itariki 9. Wagiye mu kwa 4 uvuye ku itariki 9? Z'ukwa munani. Urumva ni amezi ane, hafi ane yose uri kwa muganga. Nagera hano n'ubundi nkamusubizayo.
nk'aharaye nijoro rimwe. bisobanuye ko abanyarwanda badukurikira, wowe ukurikira Healers TV Show, wowe ubana natwe ukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, nyemerera ngusabe iki kintu, ngusabe uyu mwana, imyaka 11 ni imyaka mike ku mwana mutoya gutya ugifite, ubona ko afite ejo hazaza. Ni umwana ukwiriye gufashwa, ni umwana ukwiriye gufashwa. Wowe ufite uko ubashije kuba wamufasha, wowe ushoboye gusakaza inkuru y'uyu mwana Emmanuel ufite ikibazo cy'uburwayi amaranye imyaka igera kuri 7, cyagaragaye afite imyaka 4, ariko uyu munsi nshobora kukubwira ko ari imyaka 4 cyagaragaye ikabirenga. Reka ngusabe nciye bugufi, uyu mwana akeneye ubufasha, akeneye gufashwa, akeneye njyewe, akeneye wowe, akeneye buri wese ufite umutima wo gufasha, ngo umufashe mu buryo bwose bushoboka. Umubyeyi we arakubwira ko bagize amahirwe yo kubona umuganga uzabafasha mu buvuzi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bishoboje. N'umuryango nk'uko yabivuze utamaze n'igihe kinini mu Rwanda, bafite ibibazo byinshi byo mu muryango, ndetse n'uyu mwana ufite ikibazo cy'uburwayi nawe akwiye gufashwa nk'abandi bana akagira ubuzima bwiza. Ndagusabye wowe ukurikira ibiganiro byacu, wowe ukurikira Healers TV Show, nta byinshi mfite, kenshi njya mbura amagambo yo kuvuga, nta byinshi mfite byo kuvuga, ntanabeshye mu kuri nabuze icyo mbaza uyu mubyeyi, kuko umuntu ufite ikibazo nk'iki ngiki nahise nishyira mu mwanya w'umuntu umara amezi agera kuri 4 mu bitaro, afite abana, umuryango w'abana bagera kuri 5 asize mu rugo. Ntabwo biba byoroshye, ariko ndagusabye wowe ufite umutima wo gufasha, mbisubiremo ndakwinginze, sharing ikiganiro cy'umwana Emmanuel, sharinga, cyangwa wowe ufite icyo wabafasha baraza kuduha nimero, turazishyira ku kiganiro hasi, ndetse tunazivuge mu kiganiro, kugira ngo wowe udukurikira, wowe ufite umutima wo gufasha, ukore iyo bwabaga, ukore icyo ushoboye, icyo umutima wawe ukwemeza gukora kuri uyu muryango, kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Icyo wakora cyose dufatanyije byose birashoboka, ko uyu mwana yabona ubuvugizi, yabona ubuvuzi bw'ibanze, umuryango ugakomeza kubaho, kandi n'uyu mwana agakomeza kumera neza. N'umwana witonda, n'umwana twaganiriye inyuma yo kujya kuri kamera, bwo n'imbere ya kamera, yanganirije byinshi. N'umwana wumva afite ubwenge, n'umwana wumva afite ejo hazaza, arakubwira ngo ndumva nifuza nanjye kumera neza. N'umwana wifuza kumera neza, nawe hari icyo wakora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza. Manuel, ujya usenga? Kubera iki? Kubera icyo utabizi? Mama ajya kwigisha gusenga, sibyo? Byose biva mu gusenga. Vuga ngo byose biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga, sibyo? Kandi twizeye ko Imana izagukiza, sibyo? Twizeye ko Imana izagukiza ukaba umuntu w'umugabo. Nukura uba wumva uzaba iki? Nukura? Ntabwo urabimenya kubera ko wirwariye. Yego disi, sibyo? Ariko uzakira umere neza, sibyo? Yego. Gagenda wongere wicare hariya, sibyo? Ubundi tuganirize mama atubwire ukuntu uzafashwa ukavuzwa, sibyo? Yego mama, nyine njye bijya bindenga kenshi, amarangamutima yanjye aba hafi, ariko biba bibabaje, sibyo? Biba bibabaje, ariko byose nk'uko nabivuze bizakunda. Uburyo rero bwo kubafasha kugira ngo twihute, uburyo bwo kubafasha, uburyo umuntu wese bushoboka yabafashamo, mwumva yabafasha icyo umuntu wifuza kubafasha. Njyewe icya mbere nifuza ko bamfasha ni uko nabona nk'umuntu wamfasha nyine akita ku umwana akaba muzima agakira, akavuzwa. Nicyo cya mbere. Umuganga yarabonetse, ubwo ikibura ni uburyo bwo kumugeraho, n'uburyo bw'imibereho ye, n'amafaranga yo guha umuganga ku miti.
ikindi bamfasha namwe muri kubona kujya mu bitaro ugasiga aba bana nta kintu uba ufite uheraho, nta kintu uba ufite. urigendeye manwe urigendeye Uvugane na voice. ngaho ugenda uba ugiye ngaho uba wigendeye rwose imbaraga zawe zikwemera kuba wigendeye. Yego umwana agiye kuryama nyine imbaraga ziba zibaye nkeya buriya niko umubiri umera. Yego wari ukitubwira uburyo wafashwa. Nyine ikintu mwamfasha uri kubona nawe kuba umuntu ahungutse nta kintu afite aheraho kandi afite n'abo bana n'abandi ni n'abanyeshuri. Hari n'igihe no ku ishuri baba bari kumbaza ati abana bishyurire nkabura ubushobozi. Kandi abana kuba bafite ubwenge bose babaga ba mbere ku ishuri, Yego. ariko nta bushobozi mfite. Ubwo nyine abagufasha nibo bamenya icyo bagufasha. None se uvuze ku kintu cyo kwiga Manuel ariga? Manuel rero ntabwo yiga ariko abandi bose bariga. Birababaje kuba umwana ufite imyaka nk'iya Manuel wumva n'ibintu aba aganira nk'umuntu mukuru atiga, birababaje cyane ndetse cyane. Agifatwa n'ubwo burwayi yari atangiye kwiga muri garidemu yabaye uwa mbere. Nibwo yatangiye kuza yinyaraguraho bamupimye nyine basanga afite icyo kibazo cya diyabete. Kuva icyo gihe ntiyongeye gusubira ku ishuri. Ariko dufite icyizere ko byose birashoboka, ko yamera neza. Reka no two kujya mu bintu byinshi kugira ngo n'abantu badukurikiye batarambirwa, duhite tuvuga uburyo n'ahantu umuntu ufite nk'ubufasha, ukeneye kubavugisha, ukeneye kumenya imibereho kugira ngo agire icyo abafasha mu muryango, yabigenza gute, yanyura he, mu zihe nzira? Ubu ngubu njyewe mfite telefone. Yego. Ari ushoboye kugira ikintu yamfasha yabanza akampamagara. Yego, nimero zawe kugira ngo baze Nimero kugira. zanjye za telefone Yego. ni 07 8 Yego. 036 54 Zisubiremo kugira ngo bazumve. ni 07 8 Yego. 07 8 Yego. 36 Yego. 54 ni 07 07 0 36 54 umuntu ufite icyo yafasha cyangwa icyo akeneye kuvugisha umuryango, ni umuryango ukeneye ko twebwe abanyarwanda tuwuba hafi, yahamagara iyi nimero 07 0 36 54 02. Yego. Rwose nuhamagara iyi nimero uzaba uri kuvugisha umubyeyi wa Emmanuel kuri Margarita Mukakibi Margarita, kuri telefone nayo ibaruyeho. Nijya ibaruyeho. Niwo ibaruyeho, n'uwashaka kohereza amafaranga yacisha kuri iriya nimero. Nta kibazo. Murakoze cyane Margarita. Mubyeyi ukomeze kwihangana, biragoye kubana n'umwana ufite ikibazo kandi ikibazo nta n'ubushobozi, ariko hamwe no kwizera Imana tuzi ko hari icyo abanyarwanda bagiye gukurikira iki kiganiro, hari icyo bagiye gukora. Buri muntu wese uri bubashe kubona inkuru y'uyu muryango aragira icyo akora. Reka nshimire abanyarwanda badukurikiye rwose. Wimugora yarananiwe aratubwira ngo agiye kwiryamira, bimugora. Yego, umuntu wese uri bubashe gukurikira inkuru y'umwana, inkuru y'umuryango, ndagusabye iyi nimero ngenda yisubiramo, ni 07 0 36 5 4 02. Ubufasha bwawe uko bwaba bungana kose buremewe ku muryango, kubahamagara, kubaba hafi, byose biremewe kugira ngo dufashe uyu mwana, dufashe uyu muryango, tubafashe kugira ngo umwana agire ejo heza hazaza, ndetse n'umuryango muri rusange, abana abandi 5 basigaye nabo babashe kubona uburyo bwo kwiga, babashe kubaho batabwiriwe, bataburara. Buri muntu wese arabizi ko ikintu cya mbere kiryana ni inzara. Nshuti yanjye, fasha uyu muryango, nawe Imana izaguha umugisha. Nta kindi nge nakubwira, nta kindi twebwe twaguha. Wowe ufite icyo wakorera uyu muryango, gikore kugira ngo ugikore, Imana iguha umugisha kubwo igikorwa wowe waba wakoze cyangwa ukoze. Ndagushimiye wowe wadukurikiye.
nimero z'uyu mubyeyi urazisanga ku kiganiro hasi, ibaruye telefone ye ibaruye kuri Marigarita Mukakibibi. Rwose icyo wakora cyose, icyo ugomba gukorera umuryango ni ukubafasha, nta kindi, ukeneye ko tuwuba hafi nk'abanyarwanda kandi nk'umutima wacu dusanganywe. Wakoze kubana natwe kuri Hills TV Show, ikiganiro cyacu nakagaruka. Mwakoze kubana natwe mama. namwe mwakoze. Tuzagaruka kureba uko umwana ameze, tuzagaruka kureba ko icyakozwe kugira ngo umwana avuzwe. Ni karibu muzagaruka. Kandi tuzishimira kubona Emmanuel noneho tuganira yishimye, atatubwira ko ameze nabi mu mubiri.